Ndi papa sava. Reka rero nongere mbashimire, ngira ngo ntabwo ndi busubire mu byo twabanjije. Umuvandimwe yatubabaje twese, yatubabaje ndetse turangije icyiciro kimwe, ariko ntabwo dushoreje aha, biracyakomeza. Icyo nabasaba nk'inshuti n'abavandimwe ndetse n'umuryango ni uko rwose simvuga ngo ababishoboye, ahubwo ndavuga ko twese ari inshingano zacu kuba twakomeza tukaba uyu muryango hafi. Buriya ntabwo najya mu bisobanuro byinshi. Urugo ruvuyemo umugabo rukaba rusigayemo abana, rukaba rusigayemo umugore, ntabwo biba byoroshye. Ni ukuvuga rero ngo rwose mbasabe dukomeze tube hafi y'uyu muryango. Mukomeze kwihangana rero, ariko nk'uko twese twahuriye aha ngaha, hari abantu bamwe na bamwe bagiye banyegera aho twagiye hose gushyingura, barambwira bati mbere y'uko turi butandukane cyangwa mbere y'uko hari bugire andi magambo ari buvugwe natwe waza kuduha umwanya. Muzi ko twari kubivugira hariya twagiye gushyingura, ariko mwabonye ko imvura yari nyinshi. Imvura yari nyinshi, biba ngombwa ko ibindi turi bikomereza aha ngaha mu rugo. Rero ntabwo ndi bubavugire kuko batanambwiye ibyo wenda bashaka kuvuga. Nagira ngo mbahe ijambo muri aka kanya, tubatege amatwi twumve icyo bagiye kutubwira. Reka mpere kuri Telesiforo. Siforo yambwiye ati uze kumpa ijambo. Wagiye juru kugira ngo bose babashe kumva. Mwiriwe nanone. Ni ukwihangana nyine, dore ko niyo nzira nyine ya twese, niyo nzira. Ariko ugiye mbere, niba dusigaye tubamusigarire, bishobotse tugafatanya, ntacyo byaba bitwaye. Umva rero, umuvandimwe twaba hafi umuryango usigaye ku nshingano, buri wese uko ashoboye akagira uko yakwitanga. Ariko jye niyemeje ko nafasha abana nkabishyirira umwaka wose ntibacikize amashuri bagakomeza. Arakoze Telesiforo. Nuko mu byago nk'ibi ntawe ukoma amashyi nyine, ubundi tuba tumuhaye amashyi. Ariko nabyumve ko imitima yacu imushimye. Ukuri Imana imuhe umugisha. Hari umumama nawe wanyegereye aranyongorera ati nanjye ndaza kugira icyo mvuga. Suza, wakigira ejuru nawe. Mbere na mbere ndabanza kubashimira yuko mwaje kwifatanya n'umuryango, kuko biba bikwiriye kandi biba bikenewe. Nta bintu byinshi byo kuvuga kuko amagambo yashize ivuga. Hanjye rero nari inshuti y'umuryango kandi n'ubu ndacyakomeza kubayo. Mu bushobozi bwanjye mfite
niyemeje kuzahahira uyu muryango amezi 3. arakoze uyu mubyeyi nawe mubyeyi turagushimiye. Imana iguha umugisha rwose. Buriya ni intambwe ikomeye cyane kuba umubyeyi yavuga ati uyu muryango ntuzicwe n'inzara. Ni ukuri kandi ni ikintu gikomeye. Ushimwe rero mubyeyi, kandi Imana ijya iguha imigisha myinshi. Subize naho ukuye. Muzehe Pasiteri nawe uyu mwanya nawe wavuga icyo washaka kutubwira cyangwa kubwira uyu muryango wose. Mwongeye kwirirwa nanjye. Y'ibihe bikomeye gutya ntacyo umuntu yabona cyo kuvuga. Ariko mbanje kubashimira umusanzu mwagize wo gutabara uyu muryango mu kwigomwa byinshi. Nubwo babyita ngo ni ukugurizanya, ariko njye siko mbyita. Nta neza iba ntoya, n'umutima wonyine wo kuza kwifatanya n'abandi bagize ibyago nawo ni uwo gushimirwa, ntiwabona n'igihembo wawuha. Umuvandimwe ashoje urugendo, ariko afite abe asize. Rero ndashima n'aba bavandimwe bambanjirije icyo biyemeje kuba bawufasha. Nanjye nihuse, dore ko n'amagambo aba yashize ivuga njye uyu muryango mwemereye kuwishyurira inzu amezi 6. Muzi ko babaga mu zikoni. Wenda inkeke yayiruhuka. Amezi 6 ndawishyurira inzu. Hanyuma usigaranye abana nibura arabaruhutse, Imana izaba ifite ukundi bigenza. Pasiteri, reka nawe tugushimire. Ni ukuri Imana Uri iguha imfura. umugisha utagabanije. Imana iguha umugisha pe. Murumva ko rwose abana ntibazava mu ishuri, abana ntibazanyagirwa, abana ntibazicwa n'inzara. Ubwo iyo mvuze abana mba mvuze umuryango. Murumva rero ko Imana ikomeje kubikora. Imana ikomeje kubikora, kandi ndahamya ntashidikanya ko na nyuma y'ibyo byose, reka tuvuge nka ba bandi baciye umugani, sa kindi zaba ibyara ikindi. Turahari, umuryango wari inshuti, bamwe ni abavandimwe, abandi ni abaturanyi. Mu mezi 6 hazaba hari undi wagize uko Imana imugobotorera, umuryango ukomeza ubeho. Erega natwe tuzagenda tumugeraho uko dushobojwe. Nuko nicyo nagiye kuvuga mvuga nti nagiye kubabwira nti namwe ushobora kuba utavugiye hano, ariko ukaba ufite uko umutima wawe urimo kukubwira. Ibyo birasanzwe. Dusoza rero, niba nta wundi wagira icyo ambwira, hari undi muntu umwe wavuze ati nge by'umwihariko muze kumpa umwanya uhagije. Ndakeka nta uri burambirwe, cyatuzanye murakizi. We yambwiye ati uze kumpa umwanya urambuye. Ni nayo mpamvu ntamubanje, nkavuga nti reka mbanze bamwe, kubera ko we yashyizeho yongeyeho n'akandi kantu ati ngewe nkeneye umwanya urambuye. Reka rero uyu mwanya tumutega amatwi. Mu mwanya urambuye rwose ntihagire ikimutega, tumutega amatwi yabisabye. Digidi, nk'uko wavuze ko ukeneye umwanya uhagije rwose, umwanya ni uwawe, reka tugutega amatwi. Murakoze.
wakwigira ejuru kandi ukajya imbere Kambashimire cyane. wajya imbere kugira ngo abantu bose babashe kukumva. Kambashimire cyane ku mwanya mwiza mu mpaye. By'ukuri nitwa Digidigi Jean Bosco, abenshi muranzi hano. Inshuti y'umuryango, inshuti yanyu, kandi inshuti magara ya nyakwigendera nguyu. Muri make nk'uko muvandimwe arabivuze aruyoboye ibiganiro, we gahunda zacu yaravuze ati ndasaba umwanya munini uhagije, ariko aka kanya ntabwo byoroshye kugira ngo mbone ibintu byinshi bivuga kuko imitima ya benshi irababaye nk'uko mwabivuze, ariko jyewe ku giti cyanjye ndababaye cyane. Nagiye mu magambo menshi rero, murabizi mu buzima busanzwe tubaho tubana bukira bugacya, akazi byiza akazi bibi, ariko nyakwigendera uyu nguyu mbere yuko agenda twari kumwe muri gahunda zitandukanye z'ubuzima, wenda ntavugiye aha ngaha. Twicaye rero umunsi umwe asa naho yacaga amarenga ko ashobora kuba agiye kugenda, arambwira ati rero Digidigi muvandimwe mwana wa mama ndagukunda. Abimbwira abanje kubitekerezaho, nawe ndamubwira nti ndagukunda. Turicara arongera atekereza gato, yarambwira ati se niki ubona kidasanzwe ukeneye mu buzima bwawe nagufasha? Nafashe umwanya uhagije mbitekerezaho neza, ndamubwira nti nta kindi kintu na kimwe numva ashaka ko wamfasha uretse kugumana mu mutima wanjye kunkunda. Ibyo birampagije. Naramajije nti niki nanjye nagufasha ushaka? Arambwira ati icyo uzabona umutima wawe ukwiye gukora ku bwanjye cyangwa kuri jye uzagikora. Ndumva rero mbere yuko nkomeza nasaba madamu nyakwigendera akazamuka kwegera hino nkabivuga turi kumwe kugira ngo mbashe gutambutsa uyu mudamu mureba ni umudamu mwiza, umudamu w'umutima mwiza rwose. Ngira ngo nawe urabizi yuko ndi umuntu mwiza kandi nanjye usobanutse. Atekereje rero ikintu nakora muri iyi minsi no muri ibi bihe bikomeye twari turimo, ariko ndebye kure nsanga nta kintu uretse kuba naha uyu nyakwigendera icyo yansabye. Hari ibyo namuhaye ahari, hari n'ibyo ngomba kumuha adahari. Nibwo nicaye ndavuga nti nta kindi namuha uretse ubushuti. Ngira ngo turi bakuru kandi nibyo koko. Papa Sava, sinzi ntabwo ari ukukuvuna, ariko mu magambo make ndashaka ngo umfashe umbwirira abavandimwe, kuko sindi kugera ku rwego rwo kwivuga uko mbishaka cyangwa uko mbyumva. Mbabarira use n'unsobanurira inshuti nyanshuti niki? urakoze cyane. Ubundi mu muryango nyarwanda cyangwa se mu muco nyarwanda, iyo bagira bati inshuti nyanshuti, inshuti nyanshuti ni uwo mugendana ntagusige. Inshuti nyanshuti ni imwe uterwa ikagutabara. Inshuti nyanshuti murasangira ntigucura. Inshuti nyanshuti ku rugamba ikurasanaho. Inshuti nyanshuti urapfakara ikakurerera. Inshuti nyanshuti inkike yawe ntisenyuka uri ku rugerero ngo ibure gisana. Inshuti nyanshuti ntusarara uyibwira,
uyisanga wisanga. Ngiyo inshuti nyanshuti mu muco wacu w'abanyarwanda, niyo nshuti nyanshuti. Ndagushimiye cyane rero, ngira ngo wabivuga ntiyabiheza, abivuze neza, ngira ngo muri bakuru kandi murabyumviye. Jewe umutima wanjye wivuze neza, nge ndi uwo nguwo kuri we, inshuti nyanshuti. Nkumva nakomeza nk'abo nguwo inshuro 100 kajana, bwikube 100, kugira ngo byibuze nanjye muhe icyo ngiye namugombaga nk'inshuti nyashuti. Ariko nk'uko abivuze, uyu mudamu navuze haruguru, jewe ndashaka kugira ngo mubwire ko n'umutima wanjye yuko iki ari cyo gihe ari nawo mwanya ngiye gufata ngo mwereke ubushuti nyabushuti. Nk'uko yabivuze, njyewe ngomba umugabo wawe ubucuti nyabushuti, kandi rwose ngira ngo aho atari nkasigana nk'inshuti nyanshuti. Rwose umutima wanjye utanze igihango cy'ubushuti nyabushuti ku bwawe, kuri wowe. Niyo mpamvu ngira ngo aka kanya mbyereke inshuti n'abavandimwe yuko ngiye kukubera inshuti nyanshuti. uramenye madamu, uramenye nta gucengeza mwiyo mpeta mw'icyo bitoki. Uko n'ugushinyagura no kugira gusoni. Ese Degedini turi mu muco, ntiwari urimo kuvuga iby'umuco uvuga. Nose turi mu kihe gihe ubu ngubu? Ntabwo turi mu gihe cyo kwirabura. Iki ntabwo ari igihe cyo kwirabura. Ubu abasore barahako. Ibyo byo kwinezeza wabiretse ukazabizana mu gihe cyo kwera. Iri sishyano mwabana. Ariko uziko no mu gihe cyo kwirabura nta mugabo waryamanaga n'umugore wanjijiwe. None urashaka kujya kwambikana impeta. Ariko papa savanye yewe nta nubwo binarangira gutya. Mwaretse ubundi umuntu akagikubita. Niko habuze umusore ngo ubundi mwebwe mugira ubwenge. Wewe n'umushinyaguzi gusa. Wimukubita utagira utyo gakubita. Mugira ubwenge kweli. Dusubiye kwirimba. Gusahurira mu nduru. enda yicarire madamu, yicarire mureke utanagwa. Abashimaguzi nabo bagiye ko. Nta nubwo kinitonze n'ukwezi. Niba ari gushinyagurira abana banjye barashinyaguye byahagije. Genda. Ndeberera. Ihangane muze, ihangane.